ngira ngo ayo ni amajwi murimo gukomeza kwiyumvira, ni bisasu birashwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho biti Bukavu, aho M23 yari iri mu nama n'abaturage mu rwego rwo kubahumuriza ndetse no mu rwego rwo kubereka yuko bari kumwe. Ese ni ibiki barimo baganira, byagenze bite kugira ngo ibyo bisasu biraswe aho ngaho kuri stade ya Bukavu, aho bari bateraniye M23 abayobozi bayo bose bari bahari? Icyo usabwa ni ukora subscribe ubundi ugakurikira, nkaza nkubwira kuvira imuzi n'imuzingo. Kinaangusha watu chini, mamena wa watu ndio na watu walikuwa surplace situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema barapiga bombe. Ni kuri uyu wa 27 z'ukwezi kwa kabiri 2025, aho umutwe wa M23 wari wihuje hamwe n'abaturage. Ngira ngo murabyibuka neza, ubushize ifata Goma yari yateranyije abaturage bose, yabashyize hamwe babwira uti rwose muhumure turahari. Ni mu rwego rwo kugira ngo babereke yuko ibintu byose ari umutekano, babagire bimwe bababwiye ndetse bababwira ko bagenda kubashyiraho ubuyobozi budaheza, ubuyobozi bufite demokarasi butandukanye n'ubwa Gisegeti na FRDC muri rusange. Aha niho rero abakuru ba M23 AFC bari muri stade, barimo bavugisha baganiriza abaturage, haza kumvikana ibisasu. Ati se umugambi wari umeze gute? Nukuvuga ngo Gisegeti na leta ye bari bafite ndetse n'abarundi bafite umugambi wo kurimbura neza M23, bakayishyira hasi n'abayobozi bayo bose bohereje amadrone, ariko drone izo nizabashije kugera aho ngaho kuko M23 yari yakajije umutekano, drone bazirasira mu kirere. Ariko muri stade byaje kugaragara ko haturikiyemo bombe ebyiri, hagira abagwa muri ibyo bisasu batari bamenyekana umubare wabo, ariko mu biganiro biri imbere turaza kugenda tubibagaragariza. Ariko bamwe bakomerekeyemo kuko muri stade rwose urabona akavuyo ngira ngo nawe urihera ijisho. Ariko hagati aho ngaho M23 yo yakomeje guhumuriza abanabwe ati nta kibazo cyabaye, ibi ni bisanzwe. Ariko M23 avuga iti ubu nta bumuntu burimo, nka leta y'igihugu ntabwo yahagombye kurasa mu baturage, hagati rwose yahagombye gushaka izindi nzira ibicishamo, ntabwo yakagombye kuba irasa mu baturage nk'uko bigaragarira buri wese. Aha niho bita bigaragara ko leta nta mpuhwe n'imwe ifite, nta bumuntu, ntabwo ari leta yakagombye kuba irasa abaturage bayo kandi ari wo mutungo w'igihugu. Ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze, impamvu Gisegeti nawe yakoze ngibi mu jisho ryanjye nk'umuntu ureba ibibera hariya umunsi ku munsi, nawe kandi wabyibaza wabireba. Ni ukuvuga ngo iranga yuko M23 ikomeza kwitwara abaturage muri rusange, twabita abayoboke, kuko nimba umutwe nk'uriya uteranyije abaturage ukababwira imigabo n'imigambi, ni ukuvuga ngo leta ibirimo ifeiringa. Ariko kugeza amakuru hari yizewe nuko abayobozi ba M23 ntacyo babaye, niwo wari umugambi wo kugira ngo babahitane, ariko umutekano bari bawukajije. Ngaye nguko rero bikomeje kubera hariya, tuza kumenya tubabwire uko bigenda gake gake, uko amasaha agenda yicuma, tubabwire se ni bande baguye muri ibyo bisasu byarashwe ni gisirikare cya FRDC cya leta ya Kongo Kinshasa, cyangwa se na bari bafatanyije na Wazalendo ndetse n'abarundi bari baraho hafi, nabo bamaze kwisuganya bakagaruka gufatanya na FRDC. Turaza kubabwira byinshi cyane bitandukanye birimo kugenda bibera hariya. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kuri Turatsinze Uwawe. My name is Turatsinze Uwawe. Reka tugaruke.